byagorana kubona umunyarwanda magingo aya yaba yarize cyangwa atarakandagiye mu ishuri utazi inkuru ya Bakame ndetse n'uburyarya bwayo. Madame Agnes Gele Ukunda w'imyaka 60 n'umwe mu bagore bakoze igikorwa benshi bita ikindashyikirwa nyuma yo gutekereza gushyiraho uburyo bwagarura umunezero mu bana benshi bari bamaze kugirwa imfubyi na jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi uretse naba muri iki gihe yaba bakuru ndetse n'abato inkuru ya Bakame ndetse n'ubwenge uburyarya n'ibindi benshi barabizi. 1995 hashize imyaka 23. Icyatumye nshinga Bakame edition kwari ukugira ngo mpe abana icyo gihe bari benshi b'imfubyi badafite ibibafasha kongera kugarura umunyamuneza mu maso, ngira ngo mbahe inkuru zishekeje zishimishije bagarure gukunda ubuzima kandi bashobore gukina nk'abana. Uyu mubyeyi avuga ko yasubije amaso inyuma mu myaka igera kuri 23 bakora ibitabo by'inkuru zishimisha abana, ngo asanga intego ye na edition Bakame muri rusange barayigezeho. Nabigezeho cyane kuko nkuko nawe wabibonye abana n'urubyiruko baraza bakadusura bakatubwira ati ariko se Bakame buriya ntibeshya ntoya, ahubwo ifite ubwenge bwinshi, mujye musoma mwumve ibiri mu ibi bitabo kugira ngo ubwo bwenge namwe bubagereho. Twakoze ibitabo title zigera kuri 200, umubare w'ibitabo byo twacapuye birenga miliyoni. Yego kuba twatangira. Nubwo bwose Madame Agnes atagaya umusaruro wa edition Bakame ku muryango nyarwanda, avuga ko mu kazi ko gukora ibitabo no kubisakaza ngo bagihura n'imbogamizi zikomeye zirebana n'ibikorwa remezo biborohereza mu gukora ibitabo, ibintu bituma bisunga ibihugu by'amahanga. Nka imprimerie zisohora ibitabo bifite hard cover nziza ikomeye nk'ibi mwabonye kuri edition Bakame ntabwo ari nyinshi, n'izihari ngira ngo ntabwo ziragera ku rwego rushimishije. Izo zose ro zibayeho hakabaho n'abacuruzi b'ibitabo benshi ndetse n'ababigurisha nyine, byatuma ibitabo bisesekara henshi bidahenza abantu. Agnes kimwe na bagenzi be bakora umwuga wo kwandika ibitabo no kubitangaza ngo bagerageza kwereka leta izi mbogamizi ku buryo basaba ko bafashwa mu kuzana inganda zikora ibitabo. Iduteye inkunga ku buryo izo nganda z'ibitabo zivuka zikabaho, kuko bisaba ingufu za leta, kuko igomba kugira ikintu iteganyiriza izo nganda kugira ngo zishobore kubaho. Zizafasha inganda z'ibitabo kugira ngo zibeho, ibitabo bigure make, ibitabo bigire ku munyarwanda wese wifuza kubigura. Mwimurika bikorwa rihuriyemo abanditsi n'abacuruzi bitabo riri kubera i Kigali bagaragarije Minisitiri w'Umuco na Siporo byinshi muri bibazo bagihura nabyo, ndetse bizezwa ko bazagenda bafashwa uko leta ishoboye. Vincent Niyibizi, Royal TV.